Turabashimiye nshuti bakunzi b'umusaraba hano ku Gasambi TV. Rero Imana ikomeze kubagirira neza. Ndabona dufite umutumirwa ari nawe nyiricano, ariko ari imbere ya kamera, nanjye ndi inyuma ya kamera, ninjye ndi kumwakira. Muraho neza? Turaho, turashimira Imana. Imana ishimwe cyane. Sinari mbahirutse. Turahari ariko dukunda kuba turi ku Gasambi TV. Murakoze cyane, nanjye kuba mwangiriye icyizere nkaza inyuma ya kamera kugira ngo mbakire tugirane ubusabane kuri aka Gasambi. None se muri amahoro? Turi amahoro, turashimira Imana. Duherukana mu gihe gishize. Ariko ubwa Yesu twongeye kubonana tutishwe n'ibyaha. Amen. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Turagira ngo tubakire, mutubwire, ariko ntibiri buze gutuma ntababaza nk'ahantu ndaba mbonye, kugira ngo dusobanukirwe neza. Ariko ubundi si bwo bwa mbere ubu bakubonye imbere ya kamera? Inyuma ya kamera? Njyewe? Oya, ndahahora. Ndahabona. Ariko njye nibwo bwa mbere. Wowe ni ubwa mbere bakubonye inyuma ya kamera. Nkwakira. Ariko usanzwe nawe utuganiriza. Nyine nanjye nagira ngo nyine twibukiranye, kugira ngo batagira ngo wenda kuko twaherukanaga kera. Bari aho? Bari aho, abantu bo ku Gasambi bameze neza, barasenga, ni abanyamwuka, ni abanyamavuta, ndabagushimisha. Ariko se nta komanteri bashyizeho igihe duheruka kuganira ngo ube wanyuriramo muri make? Ntabwo bakunda kwandika, ahubwo reka mbabwire ngo ni ikosa. Ubona ko bafashijwe, ariko kwandika bikaba gake. N'uwanditse akavuga ngo amena, kandi burya amena ni nziza, ariko wagakwiye no kugira icyo uvuga ku ijambo wumvise. Imana ishimwe. Bisubireho rero muri uyu mwaka. Bisubireho muri uyu mwaka, bajye banandika aho bafashijwe, bavuga bati twafashijwe, kandi nanone habaye ikosa bavuga batahabaye ikosa muzarikosore mutya, kuko muri uru rugendo turuzuzanya. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Ni karibu rero icyo Imana yashyize ku mutima wawe, kugira ngo ukibwire bene data, ariko uko bukeye uko bwije twunguka n'abandi. Agasambi naho dusengera, ariko wakwivuga n'amazina kugira ngo nibaza bazakurushaho kugukumbura. Imana ibane nawe. Turabashimiye cyane abantu bo ku Gasambi TV. Ndabwira ngo mbahaye ikaze mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Imana iduhana umugisha. Nta kindi kinzanye ku Gasambi TV nubwo mpahora. Ikinzanye ni ukugira dufatanye gusengera ukwezi kwa kabiri, kuko ntabwo tugomba kwinjira mu kwezi tutasenze. Nababwiye yuko icyiza ari uko umuntu wese mbere y'uko ukwezi gutangiye yajya afata amasengesho y'iminsi 2 yo gusengera kwa kwezi agiye kwinjiramo. Abantu rero babyumvise bakabishyira no mu bikorwa, mbasabira umugisha. Kandi burya ngo kumvira biruta gutamba ibitambo, kandi njyewe iyo mbonye ikintu cyiza ntabwo nyihererana, ahubwo mba numva nakibwira mwene data kugira ngo bigende neza. Kandi buriya mu ishuri ikintu kiba cyiza kurutaho ni ukugira icyo wigira kuri mwene so, cyangwa se icyo wigira ku munyeshuri mugenzi wawe, ari byo bimwe bamwe bita gukopera. Ikibi ni ugukopera mu ishuri, ariko gukopera umuntu akantu akurusha ukakamukuraho biba ari byiza. Rero nanjye ndabasabye kugira ngo nanjye ibyo ntazi ahubwo mujye mubakopeza, ariko kucyo nabakopeza nabonye cyamfashije muri uru rugendo. Gutangira ukwezi usenga amasengesho y'iminsi 2 biragufasha. Imana ikujya imbere ahantu hataringaniye ikaharinganiza, kandi Imana ikurwanira intambara uzi
ndetse n'izo utazi. Ikindi Imana iguha imbaraga, kuko ukwezi uba ugiye kujyamo hari igihe uba ufite ibintu uzahuriramo nabyo bizagusaba imbaraga zirenze izo wari ufite. Rero amasengesho y'iminsi 2 kuri njyewe atwinjiza mu kwezi nyafata nk'urukingo. Urwo rukingo rero nawe uzajya urufata, nubwo wayafata tariki 30 z'ukwezi kurangiye, niyo wafata tariki 5, ariko ukamenya ngo uku kwezi ngiyemo ngomba kugusengera. Ndabashimiye rero kandi nizeye neza ko mwabashije kubyumva. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dufatanye gusenga, kuko hari ijambo mbazaniye ry'ukwezi kwa kabiri tuzagenderamo, cyangwa se ubuhanuzi bw'ukwezi kwa kabiri. Rero nta kintu na kimwe Imana igihisha abakozi bayo ndetse n'abantu bayihora hafi cyane. Nkatwe ku Gasambi tugomba guhora dufite amakuru. Imana itugirire neza. Data, uri Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana idasasa ngo itwaze akabando. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iki gitondo turagushimye, uyu munsi tuguhaye icyubahiro. Reka ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Reka utugirire neza, reka uturwanire, reka utwiyereke Mwami. Ukwezi kwa kabiri Data twinjiyemo, reka uzatubere Imana, reka utubanzirize, reka uturwanirire. Tegura imitego y'abarozi, y'abadayimoni, y'abana b'abantu mu izina rya Yesu. Reka tuzakubone uku kwezi Uwiteka, reka ukweze bana natwe mu ijambo tugiye kwakira, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo rifite aho ridukura, ijambo rifite aho ritugeza. Uwiteka Imana, reka mvuga ariko wowe urangurure, kuko uri Imana ishoboye. Urakoze kunyumvise. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero reka twihute tujye mu ijambo ry'Imana. Imana yaransanze impa iri jambo, irambwira ngo nzariha abantu b'Imana mbabwire yuko ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2025 Imana, buri muntu wese uzaba mu mwanya, buri muntu wese uri hafi y'Imana, buri muntu wese uri mu mavuta, buri muntu wese uhagaze neza, Imana yambwiye ko ukwezi kwa kabiri ari ukwezi imukoreye ibintu bitatu. Ibi bintu bitatu rero turabisanga muri Zaburi igice cya 40. Reka dusome, turaza kugeza aho Umwuka Wera ari butuyobore. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Zaburi igice cya 40 duhereye ku murongo wa 2 haranditse ngo, nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Amen. Haleluya. Mana yacu ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo iri jambo rifate nk'iryawe. Ntuze kuvuga ngo ni irya Pastor Jackie, ntuze kuvuga ngo ni iry'abandi bantu. Wowe nuryumva uvuge ngo Mana, iri jambo ni iryanjye. Hari icyo wanshakagaho, hari icyo washakaga kunkorera. Imana yacu ishimwe. Reka nkubwire ngo dufite Imana itabeshya. Imana yacu si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Haleluya. Imana ishimwe. Kandi reka nkubwire ngo nta kintu Imana izakora itabanje kukikubwira, kugira ngo umenye ko ari igikoze, kugira ngo we kuvuga ngo ni imbaraga zawe, kugira ngo we kuvuga ngo ni inshuti, kugira ngo we kuvuga ngo ni ubwenge. Imana izajya ibanza ikubwire, nirangiza ikore, kugira ngo ubone ukuntu uyishima. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Amen, amen. Reka nkubwire ngo hari ibintu wihanganiye. Uriya mwaka hari ibyo wihanganiye, mu kwa mbere hari ibyo wihanganiye, mu kwa kabiri hari ibyo ugiye kwihanganira. Ariko reka nkubwire ngo ni ukwezi ko gushima. Imana yacu ishimwe cyane. Hari ibintu bitatu Imana ije kugukorera muri uku kwezi kwa kabiri, kandi ibi bintu ubyakire, kubera ko ntabwo ari njyewe ubivuze, ahubwo ni Imana yo mu ijuru ibivuze. Haleluya. Warakoze kutuzirikana Mwami, warakoze kutuzirikana Mwami,
warakoze kutuzirikana mwami, nta kizakuturutira. Warakoze kutuzirikana mwami, warakoze kutuzirikana mwami, warakoze kutuzirikana mwami, nta kizakuturutira. Ibaye kuretse gato ariko ntiyakwibagiwe, ihugiye ku bandi ariko irakuzirikanye. Ugiye kujya ugenda ubanza kugira ngo urarota, ubaze umutima wawe uti kare kose narihe kandi uhazi. Ubaze umutima wawe uti kare kose narihe kandi wigizankana. Haleluya, Imana ishimwe. Kambabwire ngo Imana igizirikana abantu bayo. Reka nkubwire ngo Imana irakuzirikanye. Nubwo bimeze bike ariko Imana irakuzirikanye. Iyi ndirimbo ni Theo wayiririmbye, aravuga ngo warakoze kutuzirikana. Haleluya. Reka nkubwire ngo nawe Imana irakuzirikanye. Muzana ijambo rivuga ngo Imana irakuzirikanye. Byashoboka yuko hari aho bitemeye, byashoboka ko hari aho bitakunze, byashoboka yuko cyagihe wavuze ngo ntago ikubona, wavuze ngo ntago ikureba, wavuze ngo ibyawe irabyirengagije, ariko reka nkubwire ngo Imana irakuzirikanye. Mwifurije kuzaririmba iyi ndirimbo uvuga ngo warakoze kutuzirikana mwami. Imana ishimwe, Imana irakuzirikanye. Haleluya. Niyo mpamvu muri uku kwezi kwa kabiri Imana ikugize ukwezi ko gushima ku buzima bwawe. Niyo mpamvu ku kwezi Imana igukoreye ibi bintu ko ari bitatu. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo Dawidi aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Haleluya. Reka nkubwire ngo ibintu byose bisaba kwihangana. Gabanya umuvuduko, gabanya kwirwanirira, gabanya kuganya, gabanya, genda gakeya. Tubwire Imana ngo Mana magushinyiriza, makwihangana. Imana itange kwihangana. Reka uyu munsi mu byifuzo turi busengere, dusengere icyifuzo cyo gusaba imbaraga zo kwihangana. Bene data ngo urushize kera ruhinyuza intwari, ariko reka nkubwire ngo ntuzahinyuzwe, ahubwo uzakurusheho kwihangana. Ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Naramutegereje. Reka nkubwire ngo gutegereza Imana uhura na byinshi uyitegereje. Gutegereza Imana abantu bakuvangirwaho, gutegereza Imana bakwita amazina, gutegereza Imana barakuvuga, gutegereza Imana ayiwe wumva amajwi menshi. Ariko Dawidi aravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Reka nkubwire ngo muri uku kwezi kwa kabiri ugiye kubona ko ari Imana wategereje. Icyama ukaba wariyongeyeho kwihangana, kandi n'uyu munsi ukomeze wihangane. Ntabwo Imana iguhaye konji yo kwihangana, ukomeje kwihangana, kuko wihanganye agera ku cyo agomba kugeraho. Imana yacu ishimwe. Ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngo antegere ugutwi. Haleluya. Reka nkubwire ngo Imana yarakumvise, nubwo itavuga, nubwo itakora, ariko reka nguha amakuru ngo Imana yumvise ibyawe, Imana yumvise amarira yawe. Ngo antegere ugutwi yumva gutaka kwange. Lebone taire essence de fidevo. Imana ishimwe ko gutaka kwawe kumviswe n'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ngiye kugera kuri bya bintu bitatu Imana igukoreye mu kwezi kwa kabiri. Haleluya. Ngo icyambere yankoreye, amen amen, ngo yankuye mu rwobo, ngo rwo kurimbura, ngo no mu byondo by'isayo. Reka nkubwiye muri uku kwezi kwa kabiri Imana igukuye mu rwobo. Hari urwobo rw'ubushomeri, hari urwobo rw'amagambo, hari urwobo rw'uruvugo, hari urwobo rw'ubukene, hari urwobo ayiwe Mana. Inzobo ni nyinshi Satani yaducukuriye, inzobo ni nyinshi abagome baducukuriye, inzobo ni nyinshi abagambanyi bakoze, ariko reka nkubwire ngo hari urwobo wari urimo, ariko Imana irugukuyemo. Hari ubuhamya mu kwezi kwa kabiri bwo gukurwa mu rwobo twari twarinjiyemo. Hari igihe Imana igutabara wagezemo, benshi Imana ibatabara bagezemo. Hari igihe Imana igutabara wagezemo, nk'uko yatabaye Daniyeli yagezemo imbere, ariko nawe Imana igutabaye waragezemo. Imana ishimwe. Wankura mu rwobo rwo kurimbura,
ndetse no mu byondo by'isayo. Hari ibyondo bikuriho, ariko Uwiteka hari ikintu agukoreye. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ngo kandi ngo yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, ngo niryo shimwe ry'Imana yacu, haleluya. Reka nkubwire ngo akira indirimbo nshya mu kwezi kwa kabiri. Ugiye kuririmba indirimbo nshya. Hari indirimbo zimaze iminsi muri wowe z'amaganya, hari indirimbo zimaze iminsi z'agahinda, hari indirimbo zimaze iminsi z'amasengesho yo kwiyahura, hari indirimbo etaya done menefo. Ariko reka nkubwire ngo akira indirimbo nshya muri uku kwezi kwa kabiri. Imana iguhaye indirimbo nshya, haleluya. Akira indirimbo kuko Imana iguhaye indirimbo nshya. Imana ishimwe. Imana iguhinduriye indirimbo, Imana iguhinduriye amasengesho, Imana ikuremeye indirimbo nshya, haleluya. Imana yacu ishimwe, haleluya. Ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ngo kandi ngo yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, ngo niyo shimwe ry'Imana yacu, haleluya. Ngo benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Reka nkubwire ngo icya gatatu Imana igukoreye, Imana igukoreye ikintu kigiye gutuma abantu babireba, kandi ngo ntago bazabireba gusa, ngo ahubwo bazatinya. Ndetse nta nubwo bazatinya gusa, ngo baziringira Uwiteka. Akira ibi bintu bitatu Imana iguhaye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Igukuye mu rwobo, kandi Imana iguhaye indirimbo nshya, kandi Imana igiye gukorera ikintu abari bateze amaso yuko umwaye, yuko ukozwe n'isoni, bagiye kubireba bavuye ngo ibi bintu ntago ari anko ubimukoreye, bavuye ngo ibi bintu ntago ari ubwenge bwe bubikoze. Ibi bintu turabona ari Imana yo mu ijuru ibimukoreye, turabona ari Imana yo mu ijuru ibishyizeho, turabona ari Imana yo mu ijuru ibiremye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dusenge, reka dusengane Imana, haleluya. Ntabwo Imana yambwira ikintu ngo mbure kuza kukibwira, ntabwo Imana yampa mesaje ngo mbure kuyikuzanira. Kandi hahirwa uwizeye ko ibyo wabwiwe n'Imana bizasohora. Ngo kandi kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ngiye gusengana n'abantu bagize kwizera yuko Imana igiye kubakorera ibi bintu ko ari bitatu, haleluya, haleluya. Umaze iminsi mu rwobo, reka nkubwire ngo urwo rwobo Imana yararubonye, ariko ni ukuri igiye kurugukuramo. Uzamura ikiganza uvuye ngo Mana, hari urwobo nshaka kuvamo. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, haleluya, hari indirimbo zimaze iminsi mu kanwa kawe zitanejeje. Utabwira umuntu ngo afashwe, utabwira umuntu ngo yihane, utabwira umuntu ngo yizere Imana. Hari indirimbo z'urucanege, ariko niba ukeneye indirimbo nshya mu kanwa kawe, uzamura ikiganza dusengane, kuko Imana itanze indirimbo nshya, haleluya. Imana ishimwe. Icya gatatu, hari abantu baguteze amaso, hari abantu bavuga ko wibeshye, hari abantu bavuga yuko wasaze, ariko niba ushaka ko babireba bagatinya kandi bakiringira Uwiteka, uzamura ikiganza dusengane. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Ukuboko kwiza kw'Imana kuzakubeho muri uku kwezi kwa kabiri, amena. Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza, Imana itabura uko ibigenza. Dusengeye ukwezi kwa kabiri. Uwiteka Mwami Imana, nsengeye abaduteze amatwi, nsengeye ababanye natwe mu izina rya Yesu, mu masengesho yo gusengera ukwezi kwa kabiri. Uwiteka Imana, ndakwinginze ngo udukorere ibi bintu bitatu mu izina rya Yesu. Reka inzobo twari turimo Mana uzidukuremo, kandi Uwiteka Mwami Imana, reka uduhe indirimbo nshya, duhindurire Mwami. Dufite indirimbo zamaganya ya Yeremiya, ariko